Arisi arambwira ngo umva ngiyi imyenda ibitenge byose ubonamo ngo nta kimesheshwa amazi kirimo kandi ari ibitenge kano nambaye ariko gahenze mu byukuri ari reyare nk'izindi zose arambwira ngo ngiye kukiguha ariko numva Imana ikubwiye ikakubwira inzi ikakubwira amata ikakubwira ukumva itambitse mwariko uzarwane kumva ariko kurusha ibya mbere uzarwane kumva ariko cyane kurusha ibya mbere izaba igiye kukubwira ngo ariko ntuzabigereka abagabo ntuzabigereka abagore ariko ibitandukanye n'ibya mbere nanjye arambwira ati ndagutiza umwenda ariko uze kubyina izo hejuru nugere iyo ujya ati kuko ikintu kiri gutuma bakwima imyenda twarabivuganye ati nuko yageze mu rusengero ruhamiriza nk'uwambaye ibyo waguze izo hejuru murazizi yego turarasana yego turarasana yego turarasana yego turarasana yego guhamiriza wambaye imyenda itari yawe urabizi ni kwa kuntu ushobora gufasha ubwo uri gukandagira iriya mitwe y'ibitenge aremera ateranira aho nateraniye ndashimiye yaranyambitse ibyanjye ntabwo nabasha kuzenguruka icumi ngo ndire ngo ni ukugira ngo ngende ndashima Imana yambika mutize n'ibiganza mutize Imana yambika ndashima Imana igabura ndashima Imana ituza mu mazu ndashima Imana itanga agaciro ndashima Imana itanga ijambo uyikomera amashyi yo gitondo kare kare ngeze ku ijambo rivuga ngo ntahitakura nta nahitageze ubuhamya reka mbufunikire aho ngaho ngeze ku ijambo rivuga ngo ntahitakura nta nahitageze mvugaho gatoya kugira ngo umenye uburyo ubuhamya bwarangiye mu gitondo abana ba mama Sonia rero baje kuza bari barize bafite amadiploma ariko nta kazi bagira mu gitondo cy'uwo munsi Imana yambwiye ngo ndakugaburira Imana nivuga ngo izabivuza ijambo ry'uwo mwanya nivuga ngo uzaba ari ugutegereza ariko izaba iri mu kazi abana barazinduka mu gitondo ati mama aravuze ngo usengere izi diplome zacu ati kugira ngo Imana iduhe akazi umva nta matesi ubwo ujya kuvuga amatera nawe urabyumva nta n'umukeka byari ibijangara twarenzagaho ibifuko byitwaga nyarunge ukabibyariraho babana kubera Imana ariko Imana ikura hasi igashyira hejuru Imana ikura mu cyiciro igashyira mu kindi nimuvuge ngo amina cyane abana baraza nsasa igifuko kuri birya bimwe nza ndaraho Imana yo mu ijuru ndabohora akazi hanyuma gusenga n'ubukene ntaho bihurira uhamagara Imana ikaza kuko n'Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro n'Imana ibasha gukura ikuzimu igashyira ibuntu mpamagara akazi barakabona bamaze kukabona uwo munsi nsenga barahagurutse bagiye gutaha umukuru muri bakora mu ikofi akora muki amereza inoti ya 5 imfura ya Beneri Aleluya ariko noti ya bingahe ubwo ndacyafite na ya 500 mama we yarayampaye kuko iyo ufite ibiryo amafaranga yawe akora uyajyana uko ushaka umuvuga ngo amena ariko ndi kumuherekeza mbwira Imana ati Imana umfashe wowe kabyara wumbabarire impumyi ziri mu ngo zabo zihumuke ibipfa amatwi byumve namuherekeje inote nyifashe gutya kugira ngo byibuze muri karitsiye abantu bari banzi mu bundi buryo Imana ibaremera ikirenge waragutya kugira byibuze bayibone mu gitondo kare kare hazinduka umugore utazi ko ijuru ryaraye iwanjye hari abantu babiri utazasuzugura uko ubonye umuntu wa mbere n'umuntu wasanziye akayisenga mu kuri no mu umuntu wa kabiri n'umuntu wize akiga neza afite ubwenge bw'akaba yicaye hariya yarize abo bantu babiri igihe cyose baratungurana abantu baratungurana mu gitondo umugore azatazi ko ndi umwe mu bazatungurana ngo mwaramutse ngo kwa Clemence
nanjye ati mwaramutse neza. Ndagutangariza ko irariza ariko iranasetsa, irakuriza ariko iranaguhoreza, irakomeretsa ariko ikanomora, irakubita ariko ikagaruka. Haleluya, yo niyo Mana nzakorera, niyo Mana nzakorera, niyo Mana nzakorera, niyo Mana nzakorera. Arambaza ati none hari umukire waba uzi ngo ku mwana wanjye bamwirukanye kubera amafaranga, ngo hari umukire waba uzi ngo wakodesha uriya murima wanjye ngo ukazawuhinga umudeyi aho umukorera hamwe amafaranga, ngo wowe ukunda gukorera amafaranga ngo nta mukire waba uzi wawukodesha ngo hanyuma ukazawumuhingira ngo akakwishyura amafaranga. Nanjye ndamubaza ati pereza ngo muri he? Niko namubajije. Iyo ufite amafaranga hari utuntu twijyanamo, utangira kugira ngo kandi uvuga gake ntabiba biri kukwirukamo. Haleluya, amen. Umaze gupfundika ya 5 na 5 ubwo urumva ni ifura ya Beneri n'umwana wayo. Natangiye kuza nkandajya nkaza numva wajyo ejo nzagura isi yose, wajyo nzayigura nyirangura kwa 5 na 5 ngaza ngenda nkuma ndakomeye. Ndamubaza tuwo muri nguri hari tujyanayo. Aragenda avunjura ikimama shokora mujyaho. Ndangije ndamubaza ati nanga uwo murima ndabizi ko wakodeshwaga 3,000. Arambwira ngo ni 4,000. Ntago nigeze naguze nk'umugabo. Abagabo murabizi ko yazanye envelope atishiriramo hano, ariko yari injanga. Abagore murabizi turiyizi. Wongeza hano, shiraka zatuma ngaruka, shiraka bukura ku isahani, shiraka ndiba ndi nyabade, shiraka kuko ndubukiriye. Ikiro cyose kigashira ku mufuka. Mani tubabarira bajya babikora. Ibyo babyita iyo ugiye guhaha umeze gutyo ubu uri inyatsi imbere y'uwo muntu kuko ntubushaka azasubira kurangura. Mani kurinde kubinyatsi. Dore ko abajya babikora bameze. Hanyuma umurima narawuhinze nsaruramwe 100 by'ibishimbo. Inzara bigize ute bayi yakatse. Saramwe 150 by'ibigori bihunguye. Inzara bigize ute bayi yakatse. Ibyo 100 Imana ifata umutware wanjye ntiyazinduka mu kabari. Arambaza ati ibi bishyimbo ni ibyanda, ati ni ibyacu. Ati hoye ibyo ngibyo, ati nukuri ni ibyacu. Ndaha ibiro 5 nshyira mu mazi nivura umwaka n'umwataraga bari barandiye gukora ibyo. Arambwira ati uzi ko ari ibyacu koko. Ahita mvugira Imana neza, aravuga ngo iyi Imana Elohimu, ngiyi Imana Elishadai, haleluya, ngiyi Imana Ndoni, ngiyi Imana ntari umuryango wa Yuda, wikwiye gukorerwa. Amen. Nahise mubwira ati hagarara nkubwire, umvugiye Imana neza ndakugurira indazi. Nanjye ntangira kwibebeza. Erega mureke mbabwire, najyaga mara imyaka ntibuka ntazi isura ye ku mano, nkajya mu bihuru ngapfunda hari, nkajya mu mashyamba ngapfunda hari, nkabwira Imana ati Mana nta kindi nje kugusaba, uzanyereka isura y'umugabo wanjye ku mano ndebe nimba yarabaye akayobe cyane nimba yarabaye agakara. Ariko Mana ndashimiriye ishobora ibintu byose. Umutware wanjye nuko yakijijwe, yabwirijwe n'umufuko w'ibishyimbo. Ubundi wamubwiraga muri Luka agahita gusomera mu Byahishuwe, wamubwira mu Byahishuwe akagusomera muri Daniyeli. Kubwiriza umukristo waguru birutwa no kwabwiriza umusinzi uri mu kabari. Ndashimiyera ubu buzima bw'ubuhamya naho bwarangiriye. Kuva uwo munsi kugeza none ntabwo narya ruko ndo indete z'ibishyimbo mu buhamya. Kuva uwo munsi kugera none ntabwo ndaririmbira imimero. Ikiyera yavuganye nanjye yaragisohoje ni muyimbere icubahiro. Hanyuma rero Imana yajyaga ibwira ati rero mwana wanjye nzakwicaza mu modoka. Hanyuma njya 12 n'umutware wanjye yarakijijwe. Mbona telefone irampamagaye, atuzaze muri Nzahaha, atuze tubwiriye. Nanjye ati ndahari muri Akabyara, atuzazinduka cyane, azaba ari ku cyumweru, ni wowe uzabwiriza amateraniro.
ati kagira inkuru Imana nyikuriye igitambaro ingofero igira abagabo. Ati yego. Ndagenda ngeze kuri rombi wacu rero. Ngeze ku ijambo rivuga ngo ntahitakura nta nahitageze. Aho uri kubona Satana gucunaguriza, ndagira ngo ngusobanurire uburyo Yesu nahagera abadayimoni bagufashe ijambo bazibwiriza. Ntabwo uziri gukomesha ngo kwakira Yesu, ahubwo igitangaza Imana izabikoze cyonyine kizivugira abadayimoni bashwiragira. Nimuvuge ngo amina. Ndagenda ngeze rero kuri rompwe, ni ahantu bategeshaga ibiceri 500. Muri kumva ari kure? Ubwo nari njya 10 na kangahe 12 ndaricara no ku igare. Ninjira mu modoka, ngigera mu modoka kumbe habamwe intebe. Nazaga mbibona biri harabiburungutura mu nzira nkajya ndande yiburungushura gutya nkajyanga abantu bicara kuri amatapi. Kumbe habamwe intebe ntago nari mbizi. Nginjiramo nicara ku gatebe mbitiyeho. Komba yero ko abantu binjira atari ko mama wahagurutse mu nzira. Nge narinzi ko ninicara kuri zijya zo ku ruhande barankubita. Ndamubaza ati none se nge hariya? Ati genda nakwidirisha. Ndagenda mu cyubahiro nitondo cyane. Ndagenda nicara kuri yandi. Turategereza abantu baruzuye. Ariko abantu bamaze kuzura imodoka biba bibaye ngombwa ko ihaguruka. Ikigira ngo nzinzi avuga ati karabaye none. Suko narebye mbona abantu bose bari mu muhanda bari kubaca amaguru. Mbwira umumama twe kwicaye ati mama uyu mushoferi ashobora kuba afite ikibazo. Ati kimeze gute se? Ba bantu bose twanyuzeho hari ufite ukuguru amaguru yose y'abantu twaciye yayaciye arambaza ati none se ni ubwa mbere ugiye mu modoka? Nanjye ati ni ubwa mbere nyicayemo. Ati pfuka mu maso. Mpfuka mu maso. Uwo munyenga nzi. Hanyuma nubwo ntari kubona ariko shoferi nkumbageza hano mu ikorosi. Imodoka nkumvira ryamye ngahita nyemba ngeze imbere mbwira wa mumama atariko nubwo shoferi ari kuguma dutwara nta makuru afite. Urabona nkarahijya haratuvuye yaratumenye pe. Yo ndafata imodoka ngo nyego ntihagarike neza mu muhanda yaratumenye iriya. Ati uyu mushoferi afite ikibazo. Ubwo ndapfutse n'umunwa gusa. Mundebere ku masaha nyabo. Reka byabo. Waracyari iminota muracyahari? Yego. Haleluya. Haleluya. Koma. Ura kucyavuma ukitazanya n'ibikoma ngoma. Ura kucyavuma ukitazanya n'ibikoma ngoma. Ura kucyavuma ura kucyavuma ukitazanya n'ibikoma ngoma. Hanyuma sinzi ukuntu agumye nibaza ariko se umuntu ndi kugenda mfutse ahantu ndi buze kujya usimparenga. Sinzi ukuntu apfukuye. Ndavuga ati kamfukure gake. Mfukura gutya. Mfukura. Suko narebye gutya. Mbona ibiti byose biri ku muhanda. Mbona bya biti byose biri muri mbwira umumama ati yewe nyamara wa mubyeyi uyu mushoferi atumara. Ati ikibazo ibiti byose tuciyeho biri hejuru y'iyi modoka nta makuru afite. Ngoma kamu amamoto araparika abari mu mazu basohokamo. Amamodoka araparika shoferi arahagarara. Ati byagenze gute? Ndamuga ati ati nta makuru ufite ubu. Ati abantu babandi nta maguru nta. Ati ibiti byose twanyuze biri hejuru
n'amaguru ahantu wadukuye n'iwabo w'inyamaswa mu butayu budatuwe hari hegereye urupfu uzi kurinda abana we n'abarinzi barorera umudugudu wawurinda. Haleluya we ngera mu ivugabutumwa mu by'ukuri nabaye ibyondo gusa nabaye imikungugu nabaye ibitaka kandi natanze amafaranga yanjye ku rusengero hari nkaha imodoka iri bunyururukirize nk'ari inyuma y'aba babyeyi ngenda urugendo rutari rutoya n'amaguru ngezeho mvuga Imana mbwira abantu ku ijambo riri mu gitabo cy'Itangiriro 15:11 havuga uburyo Aburahamu yagurukije inkongoro ikirengarenga kiramusinziriza. Mbwira abantu ati dore haranira imirimo ya nyuma niyo izahesha iya mbere agaciro. Iya mbere nta kivuze, yo hagati nta kivuze, ahubwo iherezo uririra iherezo kurusha itangira. Ati haleluya. Umubyeyi umwe ati ariko njye ntanakwikundiye nyamara we nanjye ati kagira inkuru. Ati hari igiterane mfite i Kigali none narwaje umwana nibuka ko Imana yabimbwiye. Ati none ndashaka ngohereza i Kigali. Najyaga mbyumva nkumva ari amateka. Ati ndajya nkohereza i Kigali mu giterane cy'iminsi 3. Ati uzajyayo? Nanjye ati nzajyayo. Ati nase ko none ari ku cyumweru ukaba uzagenda ku wa 4 igiterane kwa kizatangira ku wa 5. Ati ndahari. Ku wa 4 ntangira nageze mu rugo yewe ndahatwika koko. Nzajya i Kigali. Nzajya i Kigali. Nzajya i Kigali. Ku wa 4 rero nzinduka ntega nje i Kigali. Nazaga numva Nyabugogo nkumva n'utugogo iri iwacu abutuntu tw'utugogo tuba mu gishanga ku gafurege nkumva ariyo Nyabugogo. Ya ndagenda ahantu urabanza ugatega kuva mu Bugarama ukagera i Kamembe utegesheje icyatanu. Tutabagera nawe utegeshe icyatanu dutambuka ku cyapa cyanditseho ngo Kigali Huye Karongi. Mbwira shoferi ati nkuramo ngeze i Kigali. Nkuramo shoferi turi kujya hasi ati ndi kujya i Kigali. Ati none subaye utaragera ni Kamembe mu mujyi. Ati nimba utarize ukaba utazi gusoma no kwandika kiriya cyapa ninjye wacyanditse. Nkuramo abagabo bura n'abana beza. Arambwira ati nimba uri kujya i Kigali tugende ndagufasha. Abangejeje i Kamembe antegera imodoka yitwa Omega. Iyo ndi kujya bakambaza hano Karame ugeze ati wateze iyo modoka ati ndumbaze. Ngabaza yewe no modoka yitwa gute? Ngo yitwa Omega. Ibi igihe gishobora gutuma utamenya no kuvuga kandi umugore. Ati none se mubyeyi ati wateze iyo modoka? Ati nateze Omega. Omega ati Omega. Omega se cyo ni igice. Omega ni mwene ya modoka ya Omega. Ntabwo guseka nk'umushyitsi nyine. Uranga umutima barabuze atareka abashyitsi baraha. Naza ngera Nyabugogo. Napimaga ibiro bikeya cyane. Bingahe? Bike cyane. Nabyaye 6 mbima ibiro 30. Umuganga kandegeka kurya dodo zo mu kagari nizo mu midugudu. Ngera Nyabugogo. Ubwo yari yaje kundegera mu modoka yitwa Jeep. Aratangira ati aro Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro. Ntabwo yabura kugusubiza ngo nuko warariye dodo. Ntabwo yabura kugusubiza ngo nuko baguciye mu muryango. Ntabwo yabura kugusubiza ngo nuko abantu benshi bakuvuga. Kukuvuga nabi nibyo bitera Imana gukora. Uvuge nyamina. Agamagara. Alo wi kwambwe kwageze Nyabugogo urahagana? Ndi Nyabugogo. Kuyi agence Nyabugogo. Uri kuyi agence? Ati agence Nyabugogo. Agence Nyabugogo ati agence Nyabugogo. Arinda ngeraho andambuka hari muri ahari umushyitsi. Karame uri hehe? Ndi hano. Yandeba akabona ndakandu kazapfa nk'ejo akaguma halo wi sinzi ukuntu yarebye ahamagaye yumva ninjye witabye. Arambaza ni wowe mushyitsi uje hariya tugiye gusenya mwakira giterana? Ati ni ngewe. Niwe witwa Clemence? Ati ni ngewe. Ngo tugendere ngo ijipe nyiparitse hari haruguru ngenda ndi kukarepeta
ijipe ngenda mbirepeta nyine ngo kugira ngo ningera Rusizi ngo nzabwe ko nicaye mu ijipe nza kugeraho nabyibagiwe. Wari umurimo w'Imana ku wa gatanu ku wa gatandatu ku cyumweru bajya kutwakira muri hoteli yitwa Marriott. Hoteli yitwa Marriott, ariko Marriott hari abantu bahazi mugira cyo turebe. Yewe Imana ishimwe ni bakeya, ni ukuri kw'Imana muri abo bacyanange ndi, ariko Mana itareba uburanga nturebe igihagararo, ntureba umuntu avuka nzajya gukorera. Mana itareba uburanga nturebe igihagararo, ntureba umuntu avuka nzajya gukorera. Kuri Marriott rero, kuri porotayi ya Marriott, mbere yuko winjira twasanze abapolisi, ukagira ntya bakagusaka. Noneho bafata akabage nari mfite, ubu ndabizi ko ari scanner ariko icyo gihe sinari nzi ari igiki. Barambikamwe akabage nari mfite. Ndira umubyeyi ati batwibye duhana. Baratwibye baradushaka. Ati ntago batwibye, ati turabisangamo hari imbere. Ndihangana tuba turagenda ubwo bwa mbere nangeze mu makaro murumva ninga kwa kundi nyamanzi biri mu birahure bya fime yajya yireba hane kwibona. Nanjye narebaga hasi nkagenda ndeba hasi nabona gasununu nkabona kano kandi kukabona mu makaro narebi ndavuga ati uretse ko nasomye ijambo bivuga nk'iby'amaso yacu atarareba ngo ibyo nibyo duhishiwe, ariko ubundi nagira ngo hano ni mu ijuru. Yewe mageze usanga bantangiye komande. Hanyuma muri Marriott iyo uhageze aba ari ikintu kiri nk'agataro, bafata bagaterekaho udusahani tw'udupura tugiye turiho ibintu byinshi. Noneho ngiye mu buzima bwanjye ntabwo nari bwarishe ifoke ngo mvuge ngo ndi umuceri ngo ni foke. Ngeze muri Marriott nsanga batetse umuceri pirawu, ngishyiramo ifoke dayimoni arangaza imyenge y'ifoke yigira nazombamo ngo ntamire umuceri wose ugasubira mu isahani. Nkihangana nkavuga ati none reka nigengesere dayimoni agafata ya myenge y'ifoke umuceri wose ugacamo ugasubira ku isahani. Ni ukuri kose mvamo ntariye. Nakoze ku tundi tuntu nabonaga ku ruhande tw'utwatsi tubisi tumeze nk'isombe ribisi ry'udego nashyira ku ngongera ubuho ndabizi ko ari mayoneze. Nakoze muri mayoneze nkumva birasosa n'ingaka mpaguruka ntariye. Bari bashyizeho inkoko yose nk'umushyitsi nyine. Inkoko nagira ngo nkatisha kuma bari bashyizeho tubiri, kamwe ko gufata kandi ko gukata. Nkumva ni nk'ipine ry'imodoka ndi gukata ntibikatike. Uri kuri serivisi araza arambaza atese unywa kiye gafanta. Ubwo nta mazina y'amafanta narinzi, tuza tuvuga Yesu aho yadukuye. Nimba umaze kumenya ko hari orange na sitiro n'ibiki na koka n'ibiki, ujye ubanza ubwira abantu aho Yesu yagukuye, ubamenyeshe ko ntakure hari Imana itakura iki umuntu, kugira ngo nawe hari ucecekeye umenye ko hari n'igihe cyo kuvuga nubwo kitarakugera ariko kigize ute kirahari. Nari narigeze njya gutoresha, nabwiye ko nari presidente w'abagore. Umubyeyi twicaranye baramaza turanywa kega fanta, numva aravuze ngo ndanywa sitiro. Nta rero ndi kukarepeta, tagiye kujya nicara n'abakomeye. Reka kakazina nkibikeho nanjye ningera handi uyu mubyeyi adahari nzajye mvuga sitiro. Nta rero ndi muri sitiro kugira ngo ndazakibagirwa. Ngeze muri Marriott barambaza ati uranywa iyihe fanta? Sitiro ndabyibagirwa. Ndabikadiriye mu bwongo numva ntibiri kuza, nibuka igice ndavuga ati ndanywa Fisto. Uranywa iyihe? Ati ndanywa Fisto. Hamaze ati se Fisto se n'uwati ndanywa Fisto. Nyene ya fanta y'icyatsi kibisi aragenza nimwe icyatsi kibisi bya hatari. Arangije kumbe asukira mu karahuri.
kumbe muri Marriott habamwe ibirahure bigiye byesta indorerwamo ngitamira gutya ngishyira ku munwa mbaza rimwe na kanzani ngishyira ku munwa gutya mbona mu birahure nabo bari kugira gutya ngize gutya mbona hano nabo bari kubigira ndababwira ati iro twari twicaranye atinya une hano hari za maneko hano hari za maneko mube hanjye arambaza atese ziriya ati ngizo ati dore nazo zirabigize ati ziriya se mama barita ati ngizo ati dore nazo zirabigize arambwira ati bariya abantu ni batwebwe barabanditi reba imyenda wambaye rero na hari ureka atari yiri ayiwe atese niyo mpamvu utariye ni ukuri ndashimiye ndashima data ugira aho kura akagira n'ahigeze natashye mbwira Imana ati Mana nahite hano biti Karumeli ku musozi w'i Karumeli njya gusenga Imana ngo uzanyigishe kuri shifoke ndashima Imana ko ubu nzi kuri shifoke cyane ndashimiyera igira aho ikura ikagira n'aho igeze nawe nimba hari aho uri hari aho utindiye hari aho Satani agusakurije nta gisubizo ufite jya ubwira Yesu ngo ni wowe gisubizo cy'ibibazo byanjye byose Imana ibaha umugisha tugiye gusenga igihe gishobora kuba gifite ibintu cyagukoresheje ibyo ntabyo ari by'Imana yitayeho ahubwo yitaye kuri nzayara nimba wumva hari iby'igihe cyagukoresheje haguruka dusenga Imana mu gihe